kugira ngo mbatangarize ko nubwo abantu batubwira ngo agaciro ni amavuta, njye sinemeranya nabo. Kubera iki? Kuko dufite abantu bagiye bagaragara hayo mavuta, ari abajura, ari abagizi ba nabi, ari abasambanyi, babeshya bariganya iby'abapfakazi, bari biba abantu, bakagaragara nk'abavuga ubutumwa bukomeye, ariko nubundi bakagaragara ntibagaragaza amavuta. Nicyo mbona ahubwo agaciro se ntabwo ari ibyo bavuga ngo amavuta, ahubwo agaciro ni imbuto bera, kuko imbuto nizo dukeneye kubona mu bantu, imbuto nizo dukeneye kubona ko abantu bakijijwe, kuko biravuga ngo muzabarebera ku mbuto zabo, ntabwo yigeze ivuga ngo muzabareba ku mavuta yabo, kuko abantu bagaragaza amavuta nyamara hirya yabyo bagakora ibibi. Mbere yuko tuvuga icyigisho tugiye kuganira kuri Shaka Imana TV, ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Abakorinto. Abakorinto ni igitabo cy'Abakorinto, ibice ndumva ni 13 n'umurongo wa mbere kugeza ku wa kabiri, turaza gutaruka dusome n'umurongo wa 4. Hari ijambo rivuze ngo nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singira urukundo, mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Kandi nubwo nagira impano yo guhanura, nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose, nkabasha gukuraho imisozi, ariko singira urukundo, ntacyo mba ndicyo. Reka dusimbuke kuri 4. Haravuze ngo urukundo rurihangana rukagira neza. Baracyari kuvuga urwo rukundo. Urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza. Reka tunarekeraho, ntirwihimbaza kuri uwo murongo. Iri ni ijambo nzanye kuri Shaka Imana TV ngira ngo tuganire. Uyu munsi dufite ikibazo, batweretse urukundo icyo ari cyo, ariko uyu munsi abantu bari kuba mu rusengero bahanura, babwiriza, bafite n'ayo mavuta twavugaga, ariko wareba imirimo bakora ugasanga bahakana iby'imbaraga z'Imana. Wareba ugasanga umuntu arasenga ariko ni umwambuzi, umuntu arasenga ariko ni umubeshyi, umuntu arasenga ariko ntakizwa, umuntu arasenga ariko yurebye imirimo ye usanga niwe urenganya, niwe wambura, niwe ubeshya, niwe musambanyi. No, ndagira ngo mbatangarize ko niba ufite urukundo, niyo wazigira izo ndimi Bibiliya tubwiye z'abantu, iz'abamarayika, ariko udafite urukundo, kuba umeze nk'icyuma kirenga. Kubera iki? Nta muntu usenga wakagombye kugira ishyari, nta muntu usenga akagombye kuba umujura, nta muntu usenga akagombye kubeshya kugira ngo aramuke, nta muntu usenga akagombye kuriganya iby'abapfakazi n'iby'imfubyi, nta muntu usenga akagombye kuba igisamba, nta muntu usenga wakagombye gusa n'abisi. No mu myambarire ye uramureba ukanatandukanye. None uyu munsi shitani yarabaye nk'utuvangiyemo akantu. Abantu barashaka gusenga ariko bagakomeza bagakora n'ibyaha, abantu barashaka gusenga ariko bagakomeza bakanabeshya, abantu barashaka gusenga ariko bagakomeza bakanababajura, abantu barashaka gusenga ariko bagakomeza bakaba abasambanyi. Ariko Bibiliya ibakurije inzira ku murima. Iravuze ngo nubwo wagira indimi zo guhanura, iz'abantu, iz'abamarayika, ariko ntugire urukundo, uba umeze nk'icyuma kirenga. Imana idufashe. Uyu munsi haleluya ni iki? Kubera iki? Ntabwo dukeneye ko dukomeza kugaragara mu nsengero kandi n'ubundi ukabona nta mpinduka igaragara. Ntabwo dukeneye kugaragara mu nsengero kandi n'ubundi tugakomeza tukaba abanyabyaha. Ntacyo byamarira igihugu, ntacyo byamarira iryo torero twaba dusengeramo, nta nicyo byaba bimariye umuryango sosiyete nyarwanda niba usenga udafasha umukene. Nk'ubu noneho Satani yaranaturiganyije, usanga korari, wenda mvuge kuri korari, ugasanga korari niba iri bujya ahantu bayitumiye ikagenda igasanga bari mu bwitange, yamara gusanga bari mu bwitange, aho gukora uwo murimo nayo ngo nyine bagahita bavuga ati ntabwo twava tutagize icyo tukora, bagahita biyemeza amafaranga ajya kuri miliyoni. Kandi umuntu baririmbana bamusohoye mu nzu, uwo baririmbana yambaye ubusa, ndetse no kugira ngo bajyane bamukotereje kuko nta musanzu yari bubone wo gutanga kugira ngo agende. None ukibaza uko gukorera Imana, Bibiliya yaranavuze ngo nutanga ukuboko kw'iburyo kw'ibumoso niko ukabimenye. None bakabagoye mikrofone ukaba umeze nk'uri guhangana uvuga ati ubwo runaka atanze miliyoni 100,000 ngiye murusha business cyangwa murusha amafaranga ndatanga 200,000 wenda 200,
kandi hari umuturanyi muturanye ushonje, hari umunyarwanda mugenzi wawe cyangwa umuturage mugenzi wawe ushonje, ne kuvuga u Rwanda gusa kuko byo biri ku isi hose, ugasanga umuntu uko gukorera Imana nukuye gukorera Imana hari abantu bashonje, ukasiga utanze amafaranga arenga miliyoni cyangwa 100 cyangwa 200 umwana w'umuturanyi yambaye ubusa. Ubwo n'ubuyobe, muze tuve mu buyobe. Dufite n'abandi nabo bashatse kubigira nk'ari business, ahubwo ngo kugira ngo ugire ikintu ngukorera mwino tujye ku musozi amafaranga ugire ku musozi. Iyo Mana babanza guhongerera kugira ngo utabara umuntu, iyo ntibaho ntizigera inabaho. Ndabisubiramo, iyo Mana bahongerera kugira ngo igire ikikorera umuntu, iyo ntibaho ntizigera inabaho. Kubera kuko Bibiliya iravuga ngo uca nkunda bankunda, abanshakana umwete nibo bazambona. Ntabwo wavanga ukunda Imana udakunze mwene so, ntiwavanga ukunda Imana udakunze umuturanyi wawe, ntiwavanga ukunda Imana udakunze umuryango wawe, ntiwavanga ukunda Imana udakunze inshuti yawe, ntiwavanga ukunda Imana bese udakunze umuntu ukwegereye. Mbere y'ibyo ukora mu nsengero, banza ubikorera umuturanyi, banza umufashe niba ashonje, niba afite inzara umugaburire, niba yambaye ubusa umwambike. Apana gusanga tuguze uniform 6 mu mwaka cyangwa se mu mezi 3 cyangwa 4 zitwaye miliyoni zirenga 10 na zingaye, kandi umuririmbyi turirimbana yarabuze n'igishoro cy'ibihumbi 300 cyangwa 400 cyangwa se niyo byabijana ngo tumuremera akantu nimbura nawe kamufashe kubaho mu buzima. Ugasanga ahubwo turimo kugenda dukora ibintu bimeze nko kwihimbaza. Ibyo biragatsindwa. Muze tuba abakristo bakuru cyane. Ubu ngubu umubyeyi wenda kugeza uyu munsi sinzi ko waba uri umuntu ngo uve ngo wakoreye Imana, hari umuntu waburaye, hari umuntu wabwiriwe. Uko ntabwo ari ugukorera Imana. Ntabwo umuntu akorera Imana hari umuntu waburaye, ntabwo umuntu akorera Imana hari umuntu ushonje atamugaburira. Niyo mpamvu Bibiliya ivuze ngo niyo nagira indimi z'abantu ndetse n'iz'abamarayika singira urukundo mbameze nk'icyuma kirenga. Arangira Bibiliya Abakorinto baranabivuze, bavuga ngo urukundo rurihangana, ntirwirarira, ntirugira ishyari, ntirubona ikibi ku muntu. Imana ishimwe. Uko niko abana b'Imana dukwiye kuba. Ntabwo ukwiye kuvuga ngo uri umwana w'Imana utekunda mwene so, ugura umuceri Imana yaguciriye inzira ukawumarira mu nda wenyine udahaye ku muturanyi. Ahubwo ntabwo ari gukorera Imana. Ntabwo gukorera Imana ari kujya mu marepetisiyo cyane. Gukorera Imana si kujya mu masengesho menshi. Munyumve neza, ntabwo ibyo bintu kubikora ari bibi, ariko banza urebe ubundi, kuko Bibiliya yaravuze ngo ubwo mwagemuriraga bene wa muntu wari usuzuguritse, mukagemurira wa muntu wari ushonje, ninjye mwagemuriraga. Ubwo mwambikaga wa muntu, ninjye mwambikaga. Ubwo mwafashaga wa wundi, ninjye mwafashaga. None banza urebe nanjye nirebe, ufasha nde? Ugaburira nde? Usohonzora nde? Ufasha nde? Ufasha nde? Ufasha nde? Ufasha nde? Ninde ugaburira? Ninde ugaburira ku buryo Imana nireba izasanga hari icyo wakoze? Kubera iki biragatsindwa kuzasanga twisane muri rya jambo mumva imbere mwabivume mwe sinezeze kubabona. Twarabaga mu nsengero, twaragendaga hirya no hino, twarakoraga byose, twarafashaga abantu bose, ariko ugasanga nta kintu na kimwe twegeze tugeraho. Kubera iki? Ntabwo wafashije abantu. Ntabwo wafashije abantu. Niba utafasha abantu, menya ko Imana ntabwo ikweze, nta nubwo ikwemera. Niba udafasha abantu, menya ko Imana ntaho mwahuriye. Niba udafasha abantu, amena. Ndagushimiye wowe ushatse kumvira ijambo. Kubera iki? Iri jambo ni ijambo rigari, iri ni ijambo rinini, ni ijambo rikwereka ko ukwiye gukora neza. Iri ni ijambo rikwereka ko ukwiye gufasha abantu, utagize uwureka, utagize uwuborana ku butoni. Kuko Bibiliya ntabwo umuntu ivuga ibintu bitazaba. Bibiliya ivuga ibintu by'ukuri. Niba kugira ngo utazigisanga mu ijambo mumve mbere mwabivumemwe, biragusaba ngo ukunde mwene so, ukunde umuntu mugenzi wawe nkuko wikunda, ugira urukundo. Apana vuga ngo ndakijijwe. Bakureba bagasanga niwe utumvira umugore, niwe utumvira umugabo. Hari n'ababaye nk'inzererezi mu nzu z'Imana, nabo twabavugaho. Ugasanga kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa gatanu cyangwa ku kindi cyumweru niwe ugenda hirya mu butaya senga. Umugore yamugatiza tuzabaho gute ngo urumva imbere waraguye. Hari n'abananiranye, abagabo n'abagore badahugurika, no mu nsengero badahugurika, bihorera mu butayu. Nzivuze ko kujya mu butayu mu gihe wabonye umwanya, wenda ubifitiye umwanya wabiteguye ari bibi, munyumve neza. Ariko
biratangaje kubona uri umugabo uri umugore pasiteri ari ukubona cyane kurusha umugabo wagushatse, uhora mu budiyakoni udeyakoni uba mu bintu byinshi byo ku rusengero gusa, umugabo akubwira ati uyu munsi niri hano twirirwane, ngo reka mfite imirimo ngomba kujya gukora mu nzu y'Imana. Bibiliya iravuga ngo umugabo ni akamana gato, yenze kumugira nk'Imana haburaho gato. Kandi siba nibyo, nutumvira umuryango uzumvira pasiteri cyangwa umushumba wawe runaka. Birakwiriye ngo ubanze umenye ngo kuki nubatse urugo, ni ukugira ngo mbere umuntu nerere umugabo wanjye n'abana banjye imbuto nziza. Ariko uyu munsi twarabivanze, usanga umuntu ahora mu butayu aho guhora ku muryango we, usanga umuntu ahora mu nsengero cyane aho guhora afasha umuryango we. Birakwiriye ngo tuvane amaboko mu mufuka. Ubu ushize nababwiye ko gusenga udakora bitera gutindahara. Birakwiriye ngo umuntu akura amaboko mu mufuka, ashakisha ubuzima, ashakisha imibereho, byanga ariko yakoze, kuko gukora biruta kudakora. Aho kwirirwa twiruka mu butayu, twiruka mu nsengero zitandukanye. No, nubwo leta y'Imana yisuye ikabiri imizi igenda izigabanya, ariko munyumve neza, mutaravuga ati si uyu muntu wavuze ko gufunga insengero nyine nta kibazo. Oya, ariko ubundi harimo n'izitari zifite umumaro. Mbivuze ntabwo nabanteye ku karere. Kubera iki? Abantu babaye inzererezi mu nzu y'Imana. Niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo niyo nagira indimi z'abantu n'iz'abamarayika, singira urukundo mba meze nk'icyuma kirenga. Bene data, kugira ngo ube umwana w'Imana ugomba gukunda mwene so. Kugira ngo ube umuntu w'Imana ugomba gukunda mwene so. Kugira ngo Imana ikurebe neza ugomba gukunda mwene so. Kugira ngo Imana ikwishimire ugomba gukunda umuntu. Niba hari umuntu uzajya mu ijuru, ni umuntu wakunze umuntu mugenzi we. Niba ari umuntu uzajya mu ijuru, ni umuntu ufasha mugenzi we. Ibintu byo guca imanza tubireke, ahubwo dukunde bene data, dukunde umuntu. Mbese kubera ko Imana iteka ryose, Bibiliya nabivuga, yavuga ngo wavuga ko ukunda Imana utarakunze umuntu mugenzi wawe, ni ikibazo. Uyu munsi banza wigenzura, abo uturanye nabo nicyo bafasha, abo musengana nicyo bafasha, abo muririmbana nicyo bafasha. Wese pasiteri cyangwa mushumba ushumbya abantu, abakristo bawe ko ubu ngubu mubafasha iki? Babone imibereho, babone. Ubu munsi dufite ikibazo, dusigaye dusanga abantu uririmbana n'umuntu cyangwa musengana n'umuntu, yabona akazi ntanakakurangire ngo nawe ubeho, ahubwo akakarangira abo hanze. Ubwo ntabwo ari ubugingo buhoraho, nta bugingo waba ufite. Uba uririmbana n'umuntu utamugaburira, utamurangira akazi kari, utamurangira aho yakura imibereho, nta buzima bwawe burimo, nta n'ubukristo bwawe burimo. Ubundi abana b'Imana bagomba kubana batarobanuye ku butoni. Noneho Bibiliya navango cyane cyane abo mu nzu ya data. None ni gute usengana n'umuntu akaba afite akazi ataguha akazi? Ni gute usengana n'umuntu akaba afite yubakisha ataguhangira nawe ikiraka? Ni gute usengana n'umuntu akaba afite business akora atakwereka ngo nawe uze ugira icyo ukuraho ugaburira imiryango? Ibyo n'ubupagani. Ariko tugashishikazwa no kujya mu materaniro, tugashishikazwa no kujya mu repetition twiruka tubira ibyuya, tugashishikazwa no kujya gusenga amasengesho yo mu butayu. No, ni udakundana. Bibiliya yanabivuze ngo niyo wagira impano zo guhanura kubazitwaza. Bibiliya yanavuze ngo niyo wamenya ibihishwe kubabyitwaza. Bibiliya yavuze niyo waba uzi kubwiriza cyane, nta udafite urukundo uzaba umeze nk'icyuma kirenga, nta bugingo ufite, nta bujuru wabona. Biradusaba kugira urukundo rw'abana b'Imana, tukabaho dufite urukundo, tukabaho twumva tunumvira, tukabaho muri muryango sosiyete ntawe tubangamiye. Niba ari umugore ukabaho rugenda kugira ngo ujye ho rugenda gusenga ntabwo ari byo, ukamwereka ko yapaganye, uramubangamiye. Niba uri umugabo nawe ukabaho rugenda mu bintu byose nta wakubona mu muryango, urabangamye. Nidukizwe neza, tumenye gukorera Imana niki. Nta gukorera Imana ari kwirirwa mu masengesho igihe cyose, nta gukorera Imana ari kujya mu repetition menshi, nta gukorera Imana ari kwitabira gahunda z'idini cyane. No, nubwo atari bibi, ariko ubundi nubwo dukora ibyo, ninde wagaburiye? Bibiliya kinabivuga ngo nari nshonje murangaburira, nari nambaye ubusa muranyambika. Wambika bangaye? Nambika bangaye? Kubera iki? Kubera ko impamvu ntababwije ukuri, wazasanga twarasanze twarakoreye ubusa. Nimuze twubake, nta handi Imana ibonera umuntu, nta handi Imana ibonera gukora, ni mu gufasha mugenzi wawe, ibya 10 n'amaturo bitange n'ibindi. Ariko ubanze umenye ngo nubwo ngiye mbikubijyana, nta muturanye duturanye wambaye ubusa, nta muturanye duturanye ushonje, nta muturanye duturanye wabuze ibyo agaburira abana. Ni gute wafata amafaranga kugira ngo ujye kwiyerekana?
ukayatanga mu nsengero runaka, nta rusengero navuze, mu nsengero runaka, kandi uturanye n'umuntu bari kumusohora mu nzu ureba, abana be bambaye ubusa imyenda icagaguritse urabireba, abandi ariko ukajya gufata mikrofone ngo ngewe ntanze 200,000 birana ya mirimo Gerardine yaririmbye na Bibiliya ivuga izanyuzwa mu ruganda gashya, nta hantu yandikwa. Cyakora mu idini usengaho barakukunda nyine, bazi gukora ibikorwa bikomeye, baranakwemera, ariko mu ijuru nta hantu wanditse, nta handi ibyo bintu byanditse, iyo mirimo nta hantu yanditse. Muze dukora imirimo tuzagororerwa, muze dukundane urukundo ruhoraho, muze dukundane urukundo rw'abana b'Imana, nibwo abantu bazatureba bakavuga ngo aba n'abana b'Imana. Aho bundi kuvanga ngo agaciro na amavuta, ukabuzi ko kuba guhanura uzi guhanura ari resepase y'ubugingo buhora cyawe kujya mu ijuru, ndaguhakaniye. Niba uzi kubwiriza ariko ukabuta udaca bugufi, utubaha abantu Imana yaremye, utagira urukundo, udakunda mwene so, ibyo nabyo ndaguhakaniye, nta bugingo buriho. Kuko Bibiliya yatwerurira avango niyo wagira indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko utagira urukundo ntacyo buri cyo, ubumeze nk'icyuma kirenga. Bene data rero nabakanguriraga nanjye nikangurira, muze tugira urukundo, kuko urukundo ruhari abantu baba babanye neza, abantu babana mu mahoro, abantu baba bafite urukundo nyine, aba miryango societe nyarwanda bituje, kuko yo urukundo ruri mu muryango abana babyungukiramo, urukundo ruri mu muryango inshuti n'imiryango bizungukiramo. Urukundo rw'abana b'Imana rurakwiriye, tugakundana, ugakunda umuntu wese, ugakunda mugenzi wawe. Hari n'abasigaye bazana amacakubiri mu madini, ugasanga ngo tudasengana mu idini rimwe cyangwa mu rusengero rumwe nguri hasi umukristo. Ibyo ni ibinyoma. Ninde wakubeshye? Ko tusenga Imana imwe, ko nta mana 300 zihari, ko inzira tujya mari imwe. Ayo ni amacakubiri amadini duteramo, we kubigenderaho. Umuntu wese usenga idini ryose asengeramo, asenga Imana yumva kandi ikora, nawe imukunda nk'uko igukunda. Hari n'ababikomeza avanga umwana wanjye sinamushyingira umuntu tudahuje idini. Ibyo iyo ugeze kuri urwo rwego wamaze kuzana amacakubiri, nta nubwo ubugisenga, ahubwo ukwiye no kuganirizwa cyangwa ukareba n'ahandi ububitswe, kuko biratangaje kuba wakuvuga ngo umwana wawe ntiyashaka mu rindi dini. Hari n'ababikora ugasanga bafite imyumvire ku buryo banga no kuvuza abantu barwaye ngo kubera ngo idini ngiri ntiryemera Imana kwikingira. Hari uwakubwiye ko abaganga bavura ubugingo buhoraho, bavura umubiri, kandi umubiri ni uwa leta, umubiri ni uwa leta. Ubyumve mbisubiyemo, umubiri ni uwa leta, ni uwa leta. Leta nishinzwe gukontorora iby'imibiri, ni uy'abaturage nyine. Leta nimba urigandiye leta ishatse yanaguhana, kuko ni gute utumvira itegeko leta yashizeho ryo nimba ari ukwivuza no kwivuza, niba ari ukwikingiza no kwikingiza, kubera ko leta yabene ntiyakingira ubugingo buhoraho. Leta yabene nimba bari kukugirira neza kugira ngo uze kwivuza, bari kugirira neza kugira ngo ukire, none idini rikagushuka ngo ibintu ngiye ntitubikora gute? Ubugingo buhoraho nta wabukingira, ni ikinege, ni ubugingo bw'Imana. Mbaho urugero, ubu ngubu nshyize ikintu muri envelope ngakiguha ngo kijyane, icyo kintu impamvu ngishyize muri envelope ni ukugira ngo umuntu wese atamenye icyo utwaye. Ariko niko umubiri wacu umeze, iyi mibiri yacu dutwara ni kwitwarwa, ariko ubugingo buhoraho ikintu gifite agaciro ni kimwe nagushyiriye muri envelope, aribwo bugingo. Ubwo bugingo ntibwangirizwa, ubwo bugingo nta waburwanya, ubwo bugingo ntiburaswa n'imbunda, ubwo bugingo nta kintu na kimwe cyabukuraho. None abantu uyu munsi hari n'ubwira ngo ubu ngubu nyine ngo bigenze gutya na gutya. Gute? Ubugingo nta ubukingira. Niba leta yavuze ngo nimwikingize, nimwikingize. Niba yavuze ngo nimwivuze, nimwivuze. Apana bavanga amadini yacu ngo avuga ibingibi. Ibyo ni ubuyobe, muze tuve mu buyobe. Umwana reka ashyingirwe ku mugabo yakunze, kuko Imana yaremye umufasha ukwiriye umuntu, ntabwo yageze irema idini rikwiriye umuntu. Ni gute ubasha no kubangamira umuryango? Ibi mbivuze mbabaye kugira ngo abantu bahuguke, bamenye iki ijambo ry'Imana rivuga. Riravuze ngo niyo nagira indimi iz'abantu n'iz'abamarayika, kuko gusoma Bibiliya cyane ntibizajyana umuntu mu ijuru, kubwiriza cyane ntibizajyana umuntu mu ijuru, gusenga cyane ntibizajyana umuntu mu ijuru. Umuntu uzajya mu ijuru ni umuntu ufite urukundo rwo gukunda bagenzi be nk'uko yikunda, ni umuntu wubaha ijambo ry'Imana, ni umuntu ukunda Imana, ni umuntu mbese ukunda mwene se, ni umuntu, kuko Bibiliya yanabyeruye, yavuze ngo niyo wagira indimi z'abantu kuba by'ababyitwaza, nta rukundo ntacyo ubura icyo. Urumva rero dushaka urukundo rw'abana b'Imana. Mwifurije kugira urukundo rw'abana b'Imana, mwifurije nanjye nifurije kugira urukundo rw'abana b'Imana, kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho, nuko tugira urukundo. Ndabashimiye, reka nsoze. Twaganiraga iki kiganiro cyo kugira ngo abantu bamenye ukuri,
bamenye Imana nyamana, bayoboka inzira nziza y'ukuri, ariko gukundana. Urukundo nirwo Imana itubonamo, nirwo izahora itureberamo. Urukundo nirwo abana b'Imana, urukundo nirwo abana b'Imana, kandi gukundana niyo resepasi izatujyana mu ijuru. Nababwiye ngo agaciro ntabwo ari amavuta nk'uko abantu babivuga. Hari abantu twagiye tubona bafite amavuta menshi, bakabwiriza abantu bamwe bakiyana, abandi bakagira, ariko ugasanga ni abarozi, ugasanga ni abajura, ugasanga nibo bakuguza iby'abandi, ugasanga ni abambuzi, ugasanga ni abasambanyi. No, amavuta siyo tureberaho kukijijwe, kuko yari ibyo twazaba twarabonye abantu benshi babigaragaje kandi bagahakana iby'imbuto. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo muzabarebera ku mbuto, kuko icyo uri cyo nicyo wera, icyo nicyo nera. Ndagira ngo mbisubiremo, icyo uri cyo nicyo wera. Ntabwo rero kuvuga ngo amavuta se kuva hano uwagaragaje kuri umunyamavuta wagera hirya ukiba ni ibintu byoroshye, wagera hirya ukagambana ni ibintu byoroshye. Nimuze tube mu nzu y'Imana dusenge, ariko tunakijijwe. Nicyo kiganiro narimbaza, ni cyane iryo jambo nashaka ko tuganira, kugira ngo abantu bave mu gihirahiro bayoboke inzira y'ukuri. Ndagushimiye Uwiteka Mana yacu, ubwira ijambo ry'impuguro rigereke urikurikire, Imana rizagira icyo rimarira ku bazaryumva kuri Shaka Imana TV. Umuntu wese uzaryumva rizagira aho rimuvana n'aho rizamugeza, kandi ndasenze kugira ngo rigire imbaraga mu mitima y'abantu, kandi iri jambo Mana yacu rigire icyo rimarira abantu. Ndagushimiye ko ubyumvishije, ni mu izina rya Yesu, amen. Iri jambo muzamurisanga kuri Shaka Imana TV, niho muzamurisanga. Amen, amen.